waba wifuza ko ibicuruzwa byawe byatera imbere, waba warabuze abakwamamariza, twandikire cyangwa se duhamagare kuri 0786139247 ubundi ibikorwa byawe bijye byamenyekana umunsi ku wundi. Ni umukinnyi abakunzi ba Rayon Sport bari bategereje, ni umukinnyi umuntu uwo ari we wese yumvaga ashaka kuba yamubona muri ekipe ya Rayon Sport bitewe n'ukuntu yumvaga amushaka cyangwa se bitewe n'uburyo yumvaga yifuza kuba yabona uwo mukinnyi asinya muri ekipe ya Rayon Sport, ubundi ibintu bigakomeza kuba byagenda neza muri iyi ekipe ya Rayon Sport kugeza amaginga ya ngaya. Mwagiye mwumva ku munsi w'ejo ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bitangaza inkuru y'uko waba witwa Ombolenga Fitina cyangwa se na Muhajiri bamaze kuba bagira muri ekipe ya Rayon Sport, bamaze gusinya amasezerano. Ibyo byose byaje gusangwa ari ibinyoma kabisa, byaje kuba bisangwa ari ibinyoma rwose byambaye ubusa, kugezaho muri aka kanya njyewe akantu nkuzane ni akantu kamwe cyane, ni abanyamakuru vasazi ekipe ya Rayon Sport kugeza amaginga ya. Twese turabizi ko iyo transfer zigeze ekipe ya Rayon Sport igaburira abanyamakuru, havuyemo njye uri gutanga icyizere maginga yanga kabisa. Reka namwe mbabwire mwibaza ibi bintu muraza kugira byinshi mugenda musobanukirwa. APRFC iritora iti Fitina Ombolenga warakoze mu gihe twabanye ugenda amahoro. Nuko ibinyamakuru byose birimo nibikomeye biti amakuru dufite fact nuko Fitina Ombolenga yamaze kumvikana na Rayon Sport miliyoni izi nizi. Ibyo nibyo byatangajwe ku munsi w'ejo murabyibuka, kandi ubwo Fitina Ombolenga ari kwitangira pasi za cepe mu Mavubi iyo za South Africa aho yari yibereye murabizi. Nuko bati noneho byarangiye Fitina na Muhajiri basinye muri Murera. Wareba kuri Twitter ya Rayon Sport ba nyirubwite ukabura inkuru. Nuko abareyo namwe mugakora share nk'ibihumbi muti byarangiye mukabasingiza koko. Bwacya bati reka polisi yamaze kubatera agapapu yamaye nka weye. Ubwo kandi kuba ari ukugira ngo babasaze ejo bazandike bati basinye nibucya, badasinye babashinja amakosa ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport birumvikana. Igisubizo rero nabaha ni iki? Ubundi ko ekipe ya Rayon Sport igira social media zose zikora, kuki mwumvira amakuru ya Rayon Sport ku bantu mutarabona ekipe ya Rayon Sport social media zose zimara gutangaza iyo breaking news bari gusinya? Kugeza muri aka kanya ekipe ya Rayon Sport rwose byamaze kuba byanga. Uwitwa Muhajiri kabisa yamaze kuba asinyira ekipe ya Police Football Club kugeza amaginga yangani ko ibintu bimeze. Reka ngusuze nk'ikaze neza gukomeje kugenda wagira ibihe byiza cyane wo gukurikira ibigano TV7 tukugezaho umunsi ku wundi. Reka nkuhe ikaze ngubwire ngo ukomeza kubana natwe niba ugeze hano bwa mbere, kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe umunsi ku wundi ku biganiro tugenda tukugezaho, ubashe kuba waba update ku nkuru nyinshi tugenda tukugezaho, ku makuru menshi atandukanye uba ugomba kuba wamenya ibintu bikagenda bimera neza cyane. Wowe ugeze hano reka ngubwire ngo ukomeza kubana natwe muri aya makuru tugiye kuba twakugezaho, ubundi ibintu bize kuba bigenda neza cyane. Aka kanya byagenze bite ngo Muhajiri Hakizimana nasinyire ekipe ya Rayon Sport kandi bari bamaze kumvikana? Mu gitendo cyezo hashize kuwa kane inkuru yabaye Kimomo ko Hakizimana Muhajiri usoza amasezerano muri polisi amaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport. Ni inkuru yakiriwe neza n'abakunzi b'iyi ekipe kuko benshi bari bafite amatsiko yo kubona yambaye umwambaro w'ubururu n'umweru. Nubwo inkuru yari yabaye Kimomo, hari abanze guhita babyizera kuko no mu mwaka wa 2020 nabwo byatangajwe ko yasinye niyakinira iyi ekipe. No kuri iyi nshuro byagaragaye ko atarasinya. Byageze bite rero? Nandi urivugira ubusa ku musozi. Ibya Muhajiri na Rayon Sport byabayeho ndetse n'ibiganiro bigira kure bipfa ku munota wa nyuma ho babuze amafaranga yo kumwishyura. Kuwa gatatu tariki ya 12 Kamena umwaka wa 2024 Hakizimana Muhajiri yabonanye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport, bumvikana ko buri kimwe ku ruhande rwa we aremera.
yahise ababwira ko agiye kubanza kuvugana n'abavandimwe be aribwo bahamagaye Haruna Niyonzima akiri kumwe na perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidel, amubwira ko Rayon Sport ari ikipe nziza, niba imuha ibyo ashaka yayisinyira. Bitandukanye, gahunda ari ugusinya mu gitondo cyo kuwa kane, gusa Muhadjili akaba yaragiye muri icyo batumvikanyeho icyo kumwishyura mu bice bibiri. Abegereye umukinnyi yababwiye ko atakwemera kwishyurwa mu byiciro bibiri kuko ekipe ya Rayon Sport yizi bishobora kumara n'imyaka 2 atarayabona. Iki nicyo cyatumye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane bamuhamagara ngo azasinye, bakamubura, bakajya iwe kumureba nabwo bakamubura, bagasanga atariyo. Uyu mukinnyi ukinira inyuma ya rutahizamu nubwo yasinye imbanziriza amasezerano na polisi we, mu gihe Rayon Sport yampa amafaranga, bumvikanye ko yitegura kuba yasinya kabisa. Kugeza amagingo anga Muhadjili amaze kuba yasinyira ekipe ya polisi n'ubundi amasezerano yamaze kuba yisinya ekipe ya polisi. Afande James Kabarebe icyo gihe nta kintu yansubije, twabaye ibitambo bya barumuna bacu. Uyu ni Rutanga Eric yavuze ko kuva muri ekipe APR Football Club ajya muri Rayon Sport cyari icyemezo kitoroshye cyo kugezaho yanatinye kubibwira ubuyobozi bw'ikipe y'ingabo z'igihugu yamureze, naho abibwiriye ubuyobozi bw'icyubahiro APR Football Club General Lieutenant James Kabarebe yanze kugira icyo amusubiza. Rutanga Eric ni umwana wa gatatu mu muryango w'abana 6, aho bavuka ari abahungu 5 n'umukobwa umwe. Yagize amahirwe yo kwiga amashuri abanza, yayize muri Remera Protesta. Amashuri yisumbuye yatangiriye muri Efoteke Kanombe, ariko kuko yahise ajya mu irerero rya APR yahise ajya kwiga muri La Colombe. Imyaka yo mu irerero irangiye agiye mu Isonga, yahise ahindura ajya kwiga muri APR Rugunga, ari naho yarangirije. Akaba yarize Hege History, Economy na Geography. Yahereye mu ikipe y'abato ya Esperance FC, gusa urugendo rwe nyirizina mu mupira w'amaguru rwatangiye 2009 ubwo yatsindiraga kujya mu irerero rya ekipe ya APR Football Club. Bakaba baratangiye 2010, yaje kuva mu irerero ajya mu Isonga, ayivamo 2013, agaruka muri 2002, agaruka muri APR Football Club mu mwaka wa 2013 ubwo APR Football Club yarisubiye kuri gahunda yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda gusa. Nibwo na Rutanga Eric yasuye muri APR, ariko noneho mu ikipe nkuru yayikeneye kugeza 2017 ubwo yerekezaga muri Rayon Sport. Mu gihe yamaze muri APR Football Club avuga ko atazibagirwa kufura cyangwa se yatsinze Espoir FC ku munsi wa nyuma wa shampiyona 2014-2015, ikaba yesha igikombe kuko iyo batsindwa uwo mukino cyangwa bakanganya, Rayon Sport yagombaga guhita itwara igikombe cya shampiyona. Ati benazibagirwa muri APR ndibuka ni igikombe twatwaye mbigizemo uruhare, twagiye gukina Rusizi na Espoir FC dusabwa kwitsinda tugatwara igikombe, kunganya cyangwa gutsindwa na Rio yari kugitwara. Twatsinze igitego hakiri kare, ndumva ari migi nko ku munota wa 10, bigira ku munota 87 barakishyura bashyizeho iminota y'inyongera. Igikombe cyagiye twabonye kufura mitanyitsira tuba dutwaye igikombe. Agaruka ku bihe byamugoye, yagize ati ni umwaka wa nyuma mbere y'uko mva muri APR, bari bazanye Mangwende hari na Ngabo Albert, mbura umwanya wo gukina, ndavuga ngo reka nje gushakaho njya gukinira kuko sinakunze kwicara ku ntebe. Nibwo nagiye muri ekipe ya Rayon Sport. Yasinye ekipe ya Rayon Sport shampiyona ya 2013-2017 itararangira. Rutanga Eric yinjiye muri Rayon Sport mu mwaka wa 2017, gusa icyo gihe bigizwemo uruhare n'uwari perezida w'ikipe Gacinya Chance Denis. Yasinyiye umwaka w'imikino utararangira, ariko babigira ibanga kuko byari guteza ikibazo. Ati navuganye na Gacinya anyizeza umwanya wo gukina, yambwiye ko yabonye ifite impano azama amahirwe nanjye mfata icyemezo, kandi icyo gihe ntabwo byari byoroshye kuva muri ekipe ya APR Football Club noneho ari umwana wo mu irerero. Sinya nta muntu nabibwiye kuko nasinye tukiri gukina, twari tukirimo gukina icy'amahoro. Ndavuga ngo ninjira umuntu mbwiraho gato bizahita bimenyekana, gusa umuntu wabimenye ni Yannick Mukunzi ko twabanaga, undi ni mukuru wanjye, ariko nabo nabibabwiye namaze gusinya mbabitse ibanga kuko na Rayon Sport yabitse ibanga. Urumva ekipe ya APR Football Club y'ibimenya ni byari koroha kuko nasinye tukirimo gukina.
yakomeje avuga ko nta muntu yigeze asezera mu bayobozi ba APR Football Club kuko yari yatinye yabuze aho abihera, gusa Afande James Kabarebe akaba umuyobozi w'icyubahiro wa APR Football Club niwe wabyumvishe aramwandikira mubaza koko niba yagiye, undi aramwemera ariko ngo ntabwo yigeze asubiza ubutumwa bwe yamuhaye. Ati Afande James Kabarebe niwe wanyandikiye ambaza niba nagiye, nari nagize ubwoba bwo kubivuga, twari abana numva ari ugufunga umwuka, icyo gihe ntabwo byari byoroshye kuva muri APR Football Club. Ndamusobanurira ni Afande rwose ngiye gushakira muri Reyo, nanjye ngaragaza impano byazanakunda nkaba nanagaruka. Nuko namubwiye mbere yuko ngenda, nawe yari umusiporutifu arabyumva. nta nubwo yansubije, ahubwo Afande ubwo butumwa ntabwo yasubije. Urumva ntabwo byari byoroshye, byasaga nkaho mutengushye kurera umwana imyaka yose akagenda mu buryo mutemera. Urumva nawe ntibyagushimisha. Kugira ngo akine byasabye ibiganiro hagati ya ekipe ya Rayon Sports na APR kuko yari yakuriye muri APR Football Club, hari amafaranga yagombaga kwishyurwa. Yakomeje avuga ko ibyo bakoze we na Yannick na Rwatubyaye bajya muri Rayon Sports babereye nk'igitambo barumuna babo kuko bo batangiye kujya bahabwa amasezerano. Ati muri ekipe ya APR Football Club amasezerano yacu ntabwo yagiraga igihe runaka, twebwe nta masezerano twagiraga icyo gihe, wenda badukurikiyemo mu irerero kubera ibyacu nabo bafatiyeho basigaye baba aha amasezerano, ariko twebwe umwaka warashiraga, waba wakiniye waba utakiniye nta rekiritima ntaki. Yagize ibihe byiza muri ekipe ya Rayon Sports, nabwo byamusabye umwanya munini kugira ngo yiyereke abakunzi b'ikipe. Ikintu avuga yafashijwemo nuko n'ubundi yasanze yubakitse cyane, rero nabo bakomerezaho. Yavuze ko ari ikipe adashobora kwibagirwa kuko yayigiremo ibihe byiza, ndetse n'izina yanditse ari ukubera ekipe ya Gikundiro. Ati Rayon Sports ni ikipe nakwibagirwa kuko nayigiriyemo ibihe byiza cyane, no kugira ngo ngire izina n'ahantu hose ni Rayon Sports. Agaruka kuba atazibagirwa muri ekipe ya Rayon Sports, yavuze ko ari icyo gihe kujya mu matsinda ya CAF Confederation Cup muri 2018 aho baje no gukomezanya bakagera muri kimwe cya kane. Ati Rayon Sports ntabwo nakwibagirwa ibihe byinshi byiza twagiranye ibihe byiza byinshi, ariko uriya mwaka twagize mu matsinda ya CAF Confederation Cup wari umwaka mwiza cyane kuko ni nawo mwaka twatwayemo igikombe cya shampiyona, no kuba izina afite uyu munsi ni Rayon Sports yanshyize ku itara. Yavuze ko ibihe bibi atazayikumburamo ari ibihe bya Covid kuko ari nabyo byatumye ayivamo, kuko atateganyaga kuyivamo atateganyaga kuba ayivamo kabisa. Ati ikintu nicuza no kuba navuye muri Rayon Sports, kuba naravuye muri Rayon Sports sinjya gukina hanze kandi ari amakipe yo hanze kiriya gihe yanshakaga, ndacicuza, ariko nyire nayibonye nyuma ko bitari bikwiye. Ubutumwa rutanga nyuma yo gusoza amasezerano muri polisi nta kipe afite, ariko ari mu biganiro n'amakipe atandukanye mu minsi ya vuba, akaba azamenya aho agomba kuba yakerekeza kabisa. Reka ubwire gukomeza kubana natwe hano kuri TV7 Rwanda, ukande subscribe ubundi dukomeze kubana, ukomeze kumva ibiganiro byacu turi kugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Reka ubwire ngo ibihe byiza.